njya kugenda njya kugenda ntabwo nagwa ndagira ngo mwereke ko ngiyewe ndago ndinya uturindi twimbeba urumva Tere urashaka iki urashaka iki Tere urashaka umugabo nzakwishe usigira ibyo bitagira induza wowe usigira ibyo bitagira imboga ntabwo naguha amafaranga Tere ntabwo ndagendera gusigira amafaranga nyine naguha amafaranga yo kugura ibindaga ari ibiryo hajya umuriro kajya umuswa ibindaga ari ibiryo hajya amabyi atagosheshe Murakoze cyane rwose ntabwo turi bukiranuke ntabwo twarangizanye uretse utamura ku mwana ngino hano Tereza nshaka amafaranga naguha uri iki ndashaka amafaranga naguha neza amafaranga naguha ntabwo nkurekura rimwe kabiri gatatu kane ndashaka amafaranga umwana ntabwo byaye umwana mukure mu byacu urankubita ubona yifura urankubita yego umugongo barawuciye urankubita urafatanya n'umwana wawe ngo munyiki yingo amafaranga naguhaye ngaye nguhaye urayampa nayanywereye mbaho ariko ndashaka amafaranga naguhaye Pamela genda mu nzu Pamela genda mu nzu yikishora mu ntambara zanjye na nyoko genda mu nzu vuba genda yikishora mu ntambara zanjye na nyoko ndabura gatatu turandikora ndagukubita ingokora y'umuti rimwe kabiri gatatu uzapfa utangiye kubyara rimwe kabiri gatatu n'ubundi sinzongera kubyara watumye mpinduka ingomba ndekura ntabwo nkurekuye ndekura ngumenema nyamene Pamela neza Pamela bite nize iki umunsi nize be kakarimbo mwongeye mugasubiramo ongera ukandirimbe ngwiki vuga cyane nkumva ngwiki vuga cyane nkumva ngo yanyweye iki ihore none se wowe wa izi mboga mwatetse ndabona rwose ziza kujyana n'ibyo n'agaceri niko Tere niko yabaye iki amafaranga se yakwiye kugura inzoga kunzi ko nta n'igiceri cy'atanu afite no gutanga muri mituweli ntayafite kunzi ko n'ikibina bamufatiye ibihano yagukubise mwihorere n'indazanye inzoga hano ni habi ya mbere ni karasa nkima cyangwa ni gasiribanye n'indazanye inzoga n'indayimuhaye se maze ntukajye inzoga wowe inzoga ntabwo ari iz'abato urumva sibyo inzoga ntabwo ari iz'abato kandi nzakugura akantu urumva inzoga ntabwo ari iz'abato sibyo Tereza wagize vuba uko mukanya ngiye kwigira ku irondo Tereza ase urukumbi banguka uko nkeneye kwigendera sha ubona wirirwa wica ahangaha ukagira ngo umuntu arava mu kiyeda akava mu kiyeda akajya ku irondo akava ku irondo akajya bamwica ahangaha muteta mutazi imitsi y'abagabo ahantu iba yashiriye ese ubundi amafaranga waguze inzoga bayikuye wamenye ko baguhannye mu kibina wamenye ko baguhannye
uzabanda cyakoze wenda nyoko azongera kugurize dore ko ari uturi imitwaro yawe yose niwe wagowe rwose kariya gapisi mwagahaye ibiryo abishaka pama akiri ibiryo hanyuma si ibi ni ibiki kandi ibi ni ibijumba ndetse ntabwo uri kubibona okay naho yagize umutima da ibijumba umuceri uyu naho rwose nibangutse agaceri rero umuntu ahubwo se wowe urateka umuceri n'ibijumba bikazaragira ryari koko bangutse umuceri tere bangutse ako gaceri umuntu agiye uretse dusenge Yehova mutegetsi w'ikirenga uhabwa icyubahiro kuko udaha amafunguro ufasha abatabonye natwe tubonye nta kiguzi twatanze twakungana umutima ukunze ubugingo ufungura umwuka wa Yesu Kristo umwami wacu amen sinza n'agaceri Pamela hanyuma icara ahangaha sha icara ahangaha nageza n'agaceri tere icara ahangaha iza n'agaceri ase waretse kumbangamira ndagari ngibyo bijyo tere wikubita nyoko witonde ntaza kukubarura umutwe ni kubyumva neza ndashaka naguha amafaranga yo kugura umuceri ibiro 3 none kuri kuzana ibijumba byagenze gute neza primus yanje mu byubahiro byawe mu byubahiro byawe primus yanje Tereza buretse utaza gutuma mba mu mitsi nka gukupitira icupa ngo ugasanda byavamo umuceri bikavamo na primus yanje yo kunywa nzubiza 3,000 nagusigiye byavamo primus bikavamo umuceri n'ibiki byose none se mu byo twavuganya primus yaririmo buretse ase urambaza buretse mu byo twavuganya primus yaririmo urambaza iki nyine mu byo twavuganya primus ndakubaza urambaza iki Pamela jamundu sheri genda cyo kurira mundu mwana gende mundu jamundu sheri genda Pamela gende wicare mundu ndakubwira ngo twongeye kumukubita indazi yapfa mu mwenda Tere ndashaka kumenya amafaranga naguhaye wayashyize he oya ndoshaka kuko twiyumva namwe nguko ako surashaka iki wa mugore Urashaka kugaragaza kumbereye umutwaro ubu buzima buzagenda gute koko mu byukuri yego mbwiza ukuri urashaka iki yego yazinge rwose yego yazinge niba shake bamfunge gusa icyo nzi ko umunsi tutari bukiranuke kumana ishobora byose ibi bijya bimwaye uretse ko muri tugabo tw'ingeso ndakubaza ibi bijya bimwaye uretse ingeso ibi bijya bimwaye ndakubaza ibi bijya bimwaye ntabwo naguha amafaranga yo kugura umuceri nyine ntabwo naguha amafaranga yo kugura umuceri ibi bijya bimwaye ntabwo naguha ubwanjye buretse ubwanjye njya kwigendera ndakubaza njya kugenda ntabwo naguha amafaranga ndagira ngo nkwereke ko njyewe ndago ndinya uturindi tw'imbeba urumva urashaka iki urashaka iki umugabo nzakwishe usiga ibiryo bitagira induza wowe usiga ibiryo bitagira imboga ntabwo naguha amafaranga tere ntabwo nyine naguha amafaranga yo kugura ibindaga ari ibiryo hajya umuriro kajya umuswa ibindaga ari ibiryo hajya amabyi atogosheje urakoze cyane rwose ntabwo turi bukiranuke ntabwo turarangizanya buretse utamura ku mwana ngwino hano buretse ndaje mu mbere rusiki uri kugenda kubwiza ukuri agasuzuguro k'umwana na se ndaje mvuge buretse se kugira icyo ariko urambaze si wifatanyije n'umukobwa wawe ndashaka kumenya amafaranga si mwifatanije ureba ko niba nyiri iryo fasha gato nyinshi ndaje kubonana jana mereza tupapeti ngo mumanye ndaje mugende none ko wigize ingare ya kasha va hano ntabwo ndarangizanya nawe mbere yo kugenda uranyirukanye mbere yo kuva muri uru rugo urumva ndashaka amafaranga 3,000 naguhaye mu byo nakubwiye sinakubwiye kuguramo ibijumba imboga zari zihari uri kubyumva nshaka amafaranga naguhaye ndakumena ruseke Tereza nshaka amafaranga naguhaye Tereza
nshaka amafaranga naguha uri kurya iki uri kurya iki ndashaka amafaranga naguha neza amafaranga naguha ntabwo nkurekura rimwe kabiri gatatu kandi rimwe kabiri gatatu kandi ndashaka amafaranga umwana nakubyaye umwana mukure mu byacu urankubita abuna yifura urankubita yego umugongo barawuciye urankubita urafatanya n'umwana wawe ngo munyiki ndashaka amafaranga naguhaye ngayo nguhaye urayampa nayo nkwereye mbaho ariko ndashaka amafaranga naguhaye Pamela genda mu nzu Pamela genda mu nzu yikishora mu ntambara zanjye na nyoko genda mu nzu vuba genda yikishora mu ntambara zanjye na nyoko ndabara gatatu turandekura ndagukubita ingokora y'umuti rimwe kabiri gatatu uzapfuta ngiye kubyara rimwe kabiri gatatu n'ubundi sinzongera kubyara watumye mpinduka ingomba ndekura ntabwo nkurekuye ndekura ngumenema nyamene kameneka gatumye urongera kunyegera urambona nshaka amafaranga naguhaye ibi bintu habiyambere arabizi ko rero ngurije amafaranga mvuga ngo ndeke umwana yarya umuceri hashize igihe kirekire tutarya agacenda avuga ntireka ndeke ko nagura agaceri umwana wanjye akarya kiza wagaguza utaguza ndabyo nitayeho none bihuye n'ibijumba waguze nakubwiye se ngo ujye kugura inzoga niba tudafite ifu y'igikoma mu rugo tukaba tudafite isukari tukaba tudafite enebeje amabera naboze reka kumbangamira kakunyara mu matwi ndi kukunyara mu matwi perenge ndi kukunyara mu matwi kunyara mu gusasa kunyara mu matwi gusa ese padiri ajya kudusezeranya ibi nibyo twasezeranye bya padiri yacabyibuka se turi mu cyangwa mbagije ngo irinde nduvuye mu kazi ngurinde urashaka indi umuntu agenda akirirwa tunaraga urutirigongo rukenda kuvamo kumbi murashaka kurya no kunywa mutakoze urarera amaboko iyi minsi nikugaruka izakubagira ibisiga yakuraganyaka ibyo ngibyo ndubindage nshaka amafaranga utubwira ngo twarangijanyije ese urashaka ngo nkore iki mu by'ukuri urashaka nkora iki Pamela nzana isafuriya imwe mu nzu kujya utamenya ndakuragiye kurya ariko mva ndakura mwakaje tujombo bibone yingo urambaze